Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Bakunzi barabohora TV, turabashimiye. Tumaze igihe twiga isomo cyangwa icyigisho ibihe bya nyuma cyangwa kibihe bya nyuma. Twize amashapitire menshi, twize amagambo abanza, preface, ibimenyetso by'ibihe cyangwa les signes d'état. Ayo yose ni amashapitire twagiye twiga. Twiga urupfu rwa kabiri, twiga igihe cyo hagati, twiga umuzuko, twiga n'ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko mu bibazo nabateguriye nshaka ko tuzasubiza, twateguye ibibazo bigera muri 12. Ibibazo rero bakunzi bacu ngomba kubisubiza, mugasubira inyuma iri somo mukaryiga, cyane ko benshi mwangaragarije ko murishaka cyane. Reka rero tubabaze ibibazo. Ubundi iyo mwumva urupfu rwa kabiri mwumva iki? Birumvikana ko niba hari urupfu rwa kabiri hari n'urupfu rwa mbere. Ubwo urupfu rwa kabiri mwumva ari uruhe, cyangwa se urwa mbere mwumva ari uruhe? Muzadusubize. Ikibazo cya kabiri nagira ngo mbabaze, wenda reka nse nusubiramo kugira ngo mucyumve. Urupfu rwa kabiri mwumva ari iki? Ese urupfu rwa mbere rwo ni uruhe? Yego, ndumva ntekereza ko mwacyumvise. Hanyuma icya kabiri kiravuga ngo ndagira ngo mudusobanurire igihe cyo hagati. Aha muri iri somo twizemo ngo igihe cyo hagati. Igihe cyo hagati ni iki? Ni iki gihe turimo? Ni ikizaza? Ni icyabaye? Igihe cyo hagati mwumva ari iki? Muzadusubize. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ese purgatori ibaho? Ni ukuri? Ese ubundi ni ukuri ibaho? Sobanura. Ese purgatori ibaho? Hari abantu bakunda kuvuga ko purgatori ari ahantu bazajya bakabanza kwezwa n'iki. Ese mu by'ukuri iyo purgatori ibaho? Ni ukuri se cyangwa ni ikinyoma? Usobanure neza. Nyuma y'imyuka mibi cyangwa imyuka y'abadayimoni cyangwa abazimu bivuze iki? Reka mbasubiriremo. Muri iri somo twize imikorere y'imyuka mibi, abaraguza, abashikisha, abagira bate, abadayimoni ngo batera abantu bapfuye, abavikuzimu barapfuye bagatera abazimu. Iyo mwumva ngo nyuma y'imyuka mibi, nyuma y'abadayimoni, abazimu mwumva bivuga iki? Se abazimu babaho cyangwa ni bya bindi abantu bivugira tu? Mudusobanurire. Iki nacyo ndatekereza cyumvikanye. Ikibazo cya gatanu, ese koko Kristo azagaruka? Hari amasezerano Kristo afitanye n'itorero. Hari amasezerano Kristo afitanye n'itorero yo kugaruka. Ese koko Kristo azagaruka? Hari amasezerano Kristo afitanye n'itorero? Ubwo uradusubiza. Muri iri somo kandi twize Bibiliya yerekana ingero 3 zigaragaza ko itorero rizazamurwa. Izo ngero ni 3. Ni izihe? Situbwire. Ingero 3 Bibiliya yerekana ko itorero rizazamurwa. Ese koko rizazamurwa? Rizaba se rigiye? Rizaba riva he rijya he? Duhe izo ngero 3. Ikibazo cya karindwi kirabaza ngo umuzuko wa mbere ugizwe n'ibice bingahe? Sobanura. Subiremo. Umuzuko wa mbere ugizwe n'ibice bingahe? Sobanura. Ikibazo cya 8A, kuzamurwa kw'abizera cyangwa kwiyufura kw'abizera.
kuzaba kumeze gute? Ndasubiramo, kuzamurwa kw'abizera cyangwa kwiyufura kw'abizera kuzaba kumeze gute? B, kuzakorwa gute? Kuzamurwa kw'itorero kuzabera hehe kandi ryari? Bizakorwa gute? Cyangwa ko kuzamurwa kuzakorwa gute? Kuzamurwa kw'itorero kuzabera hehe kandi ryari? Ni bande bazazamurwa kandi ni bande bazasigara? Ni bande bazazamurwa kandi ni bande bazasigara? Urabisubiza neza nk'uko twabyize muri iri somo, kugira ngo turebe koko n'ibyo tubigisha mubyiga. Ibyo biduha courage yo kugumya kubigisha n'ibindi. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo kuza kwa Yesu Kristo kwa kabiri kuzaba guteye gute? Wabisanga mu bihe bitabo? Ese niwe uzaza ubwe cyangwa azohereza umusimbura we cyangwa undi muntu? Iki nacyo ni ikindi kibazo. Ese reka ngisubiremo, kuza kwa Yesu Kristo kwa kabiri kuzaba guteye gute? Wabisanga mu bihe bitabo? Ese niwe uzaza ubwe cyangwa azohereza undi muntu? Wagerageza gusubiza uko wabyize. Ese ibimenyetso byo kuza kwa Yesu Kristo ni ibihe cyangwa intego ye ni iyihe? Reka nsubiremo, ese ibimenyetso byo kuza kwa Yesu Kristo ni ibihe cyangwa intego ye ni iyihe? Icya 12, ese Antikristo koko abaho? Ni muntu ki? Azakorana nande? Reka nsubiremo, ese Antikristo koko abaho? Ni muntu ki? Azakorana nande? Nk'uko ibi bibazo mbibabajije twagerageje kubyiga muri iri somo ry'ibihe bya nyuma, muzagenda mu bisubiza nk'uko tubibabajije, kandi muzanatwandikira muri comment niba hari n'icyo mutasobanukiwe kugira ngo tubasobanurire. Twagira ngo tubashimire cyane ko mwabanye natwe muri iri somo. Kwiga ntibyoroshye, ariko kwiga bizana ubumenyi, bizana ubuhanga. Imana ibaho umugisha, na Bibiliya irabivuga ngo ukunda kwiga azunguka, ariko uwanga kwiga ntazunguka. Birumvikana nyine ko uwukunda kwiga ni umunyabwenge. Imana ibaho umugisha. Mwibuke ko na Salomo yasabye ubwenge. Yari afite ibintu byinshi yasaba, ariko yisabira ubwenge. Natwe rero twahisemo kubungura ubwenge kuri Bibiliya cyangwa kuri theology. Buriya twize amasomo menshi, twize na filozofi, tuzagenda tubahaho ubumenyi ku birebana n'izi nyigisho za Bibiliya. Ibindi tuziga bukurikiyeho, tuzasobanura neza iki gihe cyo kugaruka kwa Yesu uburyo bizaba bimeze. Imana ibaho umugisha. Ntabwo iri somo twari bigisha rimwe, ni isomo tuzabigisha igihe kingana wenda n'iminsi 4 cyangwa 3 tubibasobanurira mubaza ibibazo. Ndagira ngo rero mbasabire ngo mugubwe neza, mugire amahoro. Turabakunda, tubifuriza ibyiza, tubifuriza ko mwasobanukirwa, ntimuteraganwe n'imiraba n'imiyaga iriho ubu ngubu. Murakoze cyane. Ikindi nashaka kubabwira muri iri somo kugira ngo mbatere amatsiko, ni ukugira ngo ubutaha tuzige intambara ya Magedoni uburyo izakorwamo. Imana ibaho umugisha. Ngiye ubigisha iri somo nitwa Betty Nyiramukiza. Imana ibaho umugisha. Shalom. Aramuhura TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Aramuhura TV.